Mwese ndabaramukije mbifurije kugubwa neza aho muri mu myanya igiye itandukanye kuri uyu munsi wa none turi tariki 8 z'ukwezi kwa 10 cyangwa se ukwakira umwaka w'ibihumbi 2025. Njye umva kuri mikoro amazina yanjye ni Bosco utaramu cyane. Iyi ni Bosco official aho tukugezaho amakuru kubivugwa by'umwihariko hano mu karere ka Afurika ibiyaga bigari, aho twibanda ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri iki gitondo ariko by'umwihariko mwe mwese mudukurikiranye muri ku butaka bw'u Burundi, mwe mudukurikiranye muri ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse n'ahandi muri iki gihugu, abadukurikiranye bari mu Rwanda, Uganda ndetse n'ahandi mu bice bigiye bitandukanye, abari Leta Zunze Ubumwe za Amerika mudahwema kutwereka ko mudukurikirana umunsi ku wundi, ndabasuje kandi mbahaye ikaze. Muri iki gitondo rero cyangwa se ubwo tukiri muri amasaha ya mu gitondo tukaba tugiye gusuzumira hamwe uko ibintu biramutse byifashe ndetse nuko bizaba byifashe ku munsi w'ejo, byose hamwe ese biri kugana. Nacyo ni ikindi kibazo cyo kwibaza kuri intambara. Abarwanya umutwe wa 23 baravuga ko kugaba ibitero mu bice bigiye bitandukanye mu duce twari dusigaye dusatira Shabunda, ubwo ni muri teritwari ya Walungu, ndetse no gusatira ibice byo bongeye gusatira ibice bya Mwenga no kugaragara muri Shabunda mu bice bigiye bitandukanye. Turareba situation yongeye kuvugwa muri teritwari ya Shabunda uko bimeze, uko bihagaze. FARDC irimo ivugwaho uburangare. Ese koko nibyo bari gupanga iki? Ibi byose tugiye kuba twabireba. Turanyarukira muri Kivu y'Amajyaruguru kuko aho hari muri Kivu y'Amajyepfo harabari kwibaza ngo Nzibira bihagaze bite, Ruzizi bimeze bite, Uvira bimeze bite, nabyo ndaza kubikubwiraho. Ariko turaza no kunyarukira muri Kivu y'Amajyaruguru. Masisi imirwano yakomeje, ibitero bya Wazalendo ku mutwe wa 23 nabyo byakomeje, nabyo turaza kugenda tubirebera hamwe. Ibyavugwa kuri Vital Kamerhe nabyo byamaze kuba byamenyekana, ni mu gihe kandi Kinshasa yongeye kugaragaza ko yamaze kuzana izindi ndege zo mu bwoko bwa Sukhoi hano rwose zigomba kwerekeza ku rugamba mu bikorwa byo kurwanya umutwe wa 23. Ibi nabyo ndaza kuba nabigarukaho cyangwa se nabiva imuzi n'umuzingo. Ariko kandi wowe udukurikiranye utarakanda subscribe cyangwa sabone, icyo gihe ni nako kanya kugira ngo tubikore cyangwa se tubikoreho ikintu. Ni kuri ako gabuto gatukura uri kubona, hanyuma rero wamara kugakoraho nta kindi kintu kiba gisigaye, uhita ukanda kukazogera, ubundi tugakomeza tukareba uko ibintu byifashe. Like hejuru, imitiba muri comments cyangwa se ibitekerezo cyangwa se inyunganizi, buriya ni by'agaciro gakomeye cyane kandi biba ari iby'ingenzi. Hanyuma ikirenze rero muri byose nuko washaringa inkuru ikagera ku bandi bakamenya nabo uko byifashe, bakamenya uko byifashe. Ni byiza kandi ni by'agaciro gakomeye cyane. Reka duhere muri Kivu y'Amajyepfo. Igisirikare cya Leta ya Congo FARDC cyari kimaze iminsi itari mike, twagiye tubigarukaho hano kuri Bosco official, bagaba ibitero binakomeye ndetse bigaragaza gutsinda, byerekanaga gutsinda bikanatanga icyizere ku mutwe wa 23. Ariko ibintu byaje guhinduka gusa, mu by'ukuri ubu igisirikare cya Leta ya Congo abenshi barimo bagitera amabuye, bati FARDC gutya na gutya irimo irarangara cyane. Ariko ntabwo ngenza gutera amabuye iki gisirikare cya Leta ya Congo FARDC. Uti kubera iki? Buriya baravuga ngo agahwa kari kundi karahandurika, icyo ni ikintu bajya bavuga. Ariko kandi nanone ikindi kintu navugaho gato, ukwe kuba wamenya, buriya mu ntambara cyangwa se mu rugamba ndetse no mu bintu biba byose, gutera biba byoroshye. Gutera ni ikintu cyoroshye kuko urapa ukavuga ati ngiye kujya hari ahantu marase, ndetse urumva ko ntabwo umuntu aba yiteguye kuri buze kugira iki kuhataka, ahubwo ikiba gisigaye kuhadefanda, niho urugamba ruba ruri. Kuhadefanda cyangwa se kurwana n'uwo mwanzi uteye aho ngaho ni ibintu biba, nibyo bintu biba bikomeye. Kumva ngo kugaba ibitero ni ikintu kiba cyoroshye. Nanone ku muruga by'ibitero, kugumana aho hantu yagabye ibitero nacyo ni ikindi kintu nanone. Nibyo koko, nibyo ibitero biravugwa muri Shabunda. Hari uduce two muri Shabunda twaje kumvikaramo imirwano, ngira ngo nabyo tunabigaruka turebe se imirwano yagenze ite.
ikindi kintu nakubwira nuko igisirikare cya leta ya Congo FARDC ngo burya bakoze akazi gakomeye cyane. Uyu mutwe wa 23 ngo rero bazi icyo bita Shabunda Centre ko ari cyo bagomba kuba bakwigarurira, ariko igisirikare cya leta ya Congo ku bufatanye na Wazalendo ndetse n'ingabo z'u Burundi bakoze akazi ku mpande zombi. Ravuga ko mu by'ukuri zikomeje gushyiramo intege ndetse n'imbaraga kugira ngo kabisa bakomeze kwitwara neza ku birongo y'imbere ku rugamba. Ariko reka nkubwire amakuru aturuka hariya icyo arimo gutangaza. Guhera ku munsi w'ejo tariki 7 z'ukwezi kwa 10 hari ibice byavuzwemo imirwano ikomeye cyane. Ibi kandi ntabwo ari inkuru, ni impamo, ibi ni ibintu byabaye. Imirwano rero yari yakomeje muri Kivu y'Amajyepfo hagati y'igisirikare cya leta ya Congo ndetse n'umutwe wa 23. Imirwano idasanzwe icyo bita simusiga yumvikanye bita Kibandamangabo. Habo iki gice cyoroshye Kibandamangabo nicyo gice cyo muri Shabunda muri Sud Kivu. Gwera ku munsi w'ejo cyaje kumvikanamo urugamba cyangwa se imirwano idasanzwe. Aha niho abarwanyi benshi cyane bo mu mutwe wa 23 bagabye ibitero byari bigamije kwigarurira ndetse no gukomeza kwibikaho ibi bice. Amakuru avuga ko ingabo za FARDC, ingabo z'igihugu cya leta ya Congo, bagerageje gukora uko bashoboye bafatanyije na Wazalendo ndetse n'igisirikare cy'u Burundi FDNB, babasha kuryama kuri ibice bya Kibandamangabo, bituma umutwe wa 23 washakaga kwigarurira Shabunda Centre batagira kuri iyo ntego kuko ngo niyo bari babaze. Imirwano kandi yakomeje kumvikana mu duce twa Rubimbe aho bita Kibandamangabo, Runtukuru, Mulambura, maze bituma abaturage benshi bahunga ingo zabo barazita baragenda. Runtukuru, Mulambura ndetse na Kibandamangabo haje kuba imirwano rero yakasa mutwe. Imirwano rwose yari ikomeye cyane. Amakuru aragaragaza cyangwa se yerekana ko imibare y'abari kugwa ku rugamba irimo irarushaho kugenda yiyongera, ndetse kandi by'umwihariko ngo ku ruhande rw'inyeshyamba cyangwa se ku ruhande rw'umutwe wa 23 by'umwihariko ho imibare ni myinshi cyane. Kubera iki? Kubera yuko kuri ubu uyu mutwe wa 23 urimo urakoresha abarwanyi bashya uherutse ku recruitinga cyangwa se gushyira muri iki gice cyabo cy'inyeshyamba. Abangaba rero ntago bamenyereye iby'urugamba, icyo ni cyambere. Ikindi ntago bari trained, ntago bitoje igihe kinini cyane, ntago kandi ikigeretseho ikindi cyabayeho ntago nyine mu by'ukuri baramenyera iby'urugamba. Ikindi nanone igisirikare cya leta ya Congo FARDC kuri ubu cyitabiriye gahunda yo gukoresha intwaro ziremereye cyane, ndetse harimo n'indege za drone. Harimo ntago ari drone gusa, harimo kandi nanone n'imbunda zisharinga, aho wumva igisirikare cy'u Burundi burya sharing ibiteye ubwoba. Ibi rero birimo biratuma imibare ku ruhande rw'umutwe wa 23 yabari kubura ubuzima muri ibi bitero karundura karabutaka irushaho kwiyongera mw'abantu mwe, irushaho kwiyongera. Uru n'urugamba ruri seriye, iyi ni imirwano idasanzwe. Iki nicyo bita intambara, nicyo bita mu by'ukuri imyiyerekano njyarugamba. Ibi nibyo noneho mu by'ukuri abantu benshi bari bategereje. Gusa nanone abantu bavuze bati se kubera iki gisirikare cya leta ya Congo kitarimo kifati ya mbere ngo kigabe ibitero byeruye kuri Bukavu ndetse na Goma? Ni ikibazo cyo kwibaza nanone. Ndetse bati ko ahubwo tubona aya mahirwe igisirikare cya Congo kirimo gitanga ku mutwe wa 23 ashobora kuzaviramo icyo bita amazi mabi cyangwa se amazi ashyushye ku gihugu, tukabona 23 igeze za Kinshasa. Ndagira ngo nkubwire yuko ni intambara ikomeye cyane kandi irimo ibihugu bikomakomeye, ndetse bisaba guverinoma ya Repubulika Demokarasi ya Congo kwibaka mu buryo bwose bushoboka. Indi ntambwe imaze guterwa kuri iki gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Congo yo gushimirwa
nuko kuri ubu leta ya Congo byavuga ko Perezida Felix Tshisekedi rwose ngo hatazarwana intambara, benshi bamushinja ibibazo byinshi, abandi bavuga ngo ntashoboye. Ariko kuri umukuru w'igihugu Felix Tshisekedi urabona ko amaze kugeza iki gihugu ku rwego Ubushinwa, ku rwego Uburusiya, ku rwego za Amerika, ku rwego ibihugu bikomeye birimo biracyunamira. Hanyuma rero ikintu kiriho no kubanza kwigarura ijambo, kuko intwaro zo zirahari. Umusogongero mu minsi ishize 23 yarawubonye cyangwa se yawufasheho. Hanyuma rero uyu mukuru w'igihugu agahabwa uburenganzira, ubwo no kuvuga igihugu gihabwa uburenganzira bwo kwitabara, kuko ubu nkuko mubibona igisirikare cya leta ya Congo FARDC ntabwo kiremererwa gukora ibikorwa byo kwitabara. Barimo gukora ibikorwa ariko ugasanga za Leta Zunze Ubumwe za Amerika, imiryango itandukanye iravuga ati ntago byakabaye bikwiye cyangwa se nta tegeko rihari ryo gukoresha izo ntwaro. Ubwo rero ikiriho nuko bagomba gutanga impamvu, kandi ni impamvu inganururo isigaye by'ingenzi byamaze gukorwa, ubundi agatangira ishyirwa mu bikorwa ryo gukora icyo bita fight cyangwa se umurwano ukomeye cyane. Amakuru aravuga ko icyo bita NCSS ni ihuriro rishya ry'abaturage ba Congo muri Uvira. Baravuga ati rero byagaragaje uburakari bukomeye cyane nyuma y'ibikorwa byihutirwa bikomeje gukorerwa abaturage aho bakoze imyigaragambyo ku muhanda wa kaburimbo Route Nationale 5 mu kiba cya Ruzizi. Muzabikorwa w'ihuriro ku rwego rw'intara Mafikiri Mashimango yamaganye imisoro itemewe yashyizweho n'abantu bavuga ko ari abawazarendo kandi ate ari abawazarendo. NCSS naho ivuga ko ibyo bikorwa bishyira mu kaga uburenganzira bw'abaturage ndetse n'ubumwe bwabo, kandi bishobora guteza urunturuntu hagati y'abaturage, dore ko n'ubuyobozi bw'igihugu aha muri bice bwasabye ko icyo kintu abari kugigaragaraho ntabwo ari abawazarendo, nabigize nabiyitiriye nashaka kwangiza izina rya wazarendo, bashyizeho imisoro myinshi cyane hariya. Rero mu by'ukuri ubuyobozi bukaba bwavuze buti muramenye ibyo bikorwa ntabwo dushaka ko bikomeza kurangwa hano kuri ubu butaka, ati mu bihagarike rwose. Andi makuru rero aravuga ko ku munsi w'ejo muri Kivu y'Amajyaruguru imirwano ikomeye idasanzwe kandi iteye ubwoba yaje kumvikana rero hano muri bice bya Kivu y'Amajyaruguru. Tibimeze bite rero? Ni muri Kivu y'Amajyaruguru umutwe 23 wavuzwe ko mu bice bya Mbibatama, Mikeno, Mberwa, Kalobo, ahandi muri teritwari ya Basisi ngo haje Ruke ndetse na Murema. Abawazarendo baturutse mu bice bya Ruke ndetse n'abo bita Murema bahanganye na 23 ngo kuvangana ibitero bikomeye cyane aho mu duce tugana Ngururu, aho bita Mbibatama, Mikeno, Mberwa, Kalobo ndetse ni muri teritwari ya Masisi. Nubwo rero imirwano yari ikomeye rwose, naho Wazarendo yagaragaje kutihangana cyane, yongeye kugaragaza ko rwose ishyize imbaraga zikomeye cyane kuri rugamba, ishyize umutima kuri rugamba, ishikamye kandi yiteguye kurwanira igihugu kugeza ku gupfa. Muri Kivu y'Amajyepfo naho rero biravuga ko bihabanye n'ibyavugwaga. Teritwari ya Karehe imihanda myinshi iracyari mu maboko ya FARDC. Aya ni amakuru turimo dukura rero hariya avuga ko igisirikare cya leta ya Congo nkuko bitandukanye n'ibinyoma barimo bagenzura rero biriya bice kabisa. Ni amakuru rero abakomeje kugenda avugwa, ni amakuru akomeje kugenda agaragara hirya no hino hano ku butaka bw'uburasirazuba bwa Congo. Imirwano yakomeje mu bice bimwe na bimwe itanasanzwe kandi itanoroshye cyane, aho turamutse tureba situation uko imeze cyangwa se uko ihagaze. Ikintu kimwe nakubwira nuko igisirikare cya leta ya Congo cyongeye kugaragaza yuko kiri kwitegura urugamba rukomeye cyane, aho bongeye kwerekana intwaro nshya zerutse kwakirwa, indege rwose zigomba kwerekeza ku mirongo y'imbere ku rugamba mu mapozisiyo ari kuberamo urugamba. Hanyuma rero ikindi nuko urugamba rwari rumeze. Reka mbashimire cyane, mbabwire ni mwakoze. Turaza gusura mu kanya kari imbere turana n'andi makuru bagezweho cyangwa se nibira bigezweho. Ubundi rero reka mbashimire mbabwira nti ciao hasta la vista.